Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Real Talk Channel, muri kumwe na Etienne Gatanazi. Ikiganiro cy'uyu munsi kiravuga ku mpamvu muri iyi minsi tubona inama z'ihuriro Unity Club Intwararumuri zigenda ziba nyinshi. Iri huriro ryashinzwe na Madamu Jeannette Kagame, ubusanzwe ryakoraga inama imwe ikaba ngarukamwaka, ariko vuba aha twabonye izi nama zayo ziba zikurikiranye. Umwihariko w'izi nama ni uko humvikanamo igisa n'ubuhamya buhora butangwa n'abahoze ari abasirikare bakuru mu ngabo z'u Rwanda, batanga ubwo buhamya, bavuga ibyabereye ku rugamba FPR yise urwo kubohora u Rwanda. Akenshi muri ibi biganiro bigaruka ku bigwi bya Perezida Kagame muri urwo rugamba, ariko bakanagaruka kuri bamwe mu basirikare batakivuga rumwe na leta nka General Kayumba ndetse n'abandi bahoze muri FPR, bavuga ko bita ku cyo bita ubugwari bwabo. Ni n'igihe kigaruka by'umwihariko ku mateka yaba ya jenoside cyangwa ayandi yaranze u Rwanda. N'abatumiriye abasesenguzi babiri kugira ngo tubiganireho. Bwana Valentin Akayezu ni umusesenguzi muri politiki ariko akaba n'umuhanga mu by'amategeko, aherereye mu gihugu cy'Ubuholandi. Bwana Valentin, karibu kuri Real Talk. Urakoze Gatanazi kunyakira kuri uru rubuga. Ndumva ari ubwa mbere ndugezeho. Nishimiye kuganira nawe ndetse na mugenzi wanjye Alfred, turi kumwe n'abadukurikira bose. Mbifurije ibihe byiza. Nanjye ndakwishimiye. Bwana Alfred Antoine uzaba akiriho, nawe ni umusesenguzi mu bya politiki, akaba aherereye mu gihugu cy'Ububiligi. Karibu kuri Real Talk Bwana Alfred. Gatanazi, murakoze cyane, ndabasuhuje. Murakoze cyane kuba mwateguye iki kiganiro ngo tuganirize abanyarwanda ibiriho uyu munsi muri politiki y'u Rwanda. Nshimiye kandi ndanasuhuza na Valentin Akayezu duhuriye muri iki kiganiro. Ubundi twahuriraga ku zindi channel, ariko ubwo avuze ko ari ubwa mbere aje aha ngaha, ubwo ndanamuha ikaribu kuko njye si ubwa mbere. Asigaye rero suhuje n'abadukurikiye, abazadukurikira ndetse n'abazatanga za komantere, kuko tugomba kuganira ibibazo by'u Rwanda. Ubwo rero ndizera ko tuza kugira ikiganiro cyiza. Murakoze. Murakoze nawe. Mwembi reka mbanze mbifurize kimwe n'abandi banyarwanda bose badukurikiye bareba Real Talk Channel umunsi mwiza w'ubwigenge, nubwo itariki yawo yarenze. Ubundi Alfred, tutarinjira kure mu kiganiro, uyu munsi udakunze kwizihizwa mu Rwanda, bigasoza abaye umunsi wakonje gusa, bikubwira iki? Urakoze. Ni ikibazo cyiza kuko ngifiteho imyumvire itandukanye n'iy'abantu benshi. Hari n'uwo twigeze kubiganiraho bimera nk'aho tubipfuye. Njye mbona u Rwanda rutigenga, mbona nta mpamvu yo kuwita umunsi w'ubwigenge, kereka wenda bawise umunsi wo gushakisha ubwigenge cyangwa wo guharanira ko u Rwanda rwigenga. Kuko mu gihe u Rwanda rutaragira ubwigenge ku rwego rwa politike, u Rwanda rutaragira ubwigenge ku rwego rw'ubukungu, ntabwo wavuga ko u Rwanda rufite ubwigenge bwuzuye. Rero uyu munsi wenda ubwigenge bwo ku rupapuro twarabubonye, dufite ibendera, dufite indirimbo yubahiriza igihugu, dufite leta ibaho, dufite leta itanga ibyangombwa nka pasiporo, amarangamuntu ku baturage, dufite bitwa ko bari abayobozi bari mu mwanya w'ubuyobozi, ariko ntabwo ibyo ngibyo biba bihagije ngo uvuge ko ubwigenge bwuzuye, mu gihe ubukungu bw'igihugu bushingiye cyane cyane, iyo atari ibintu byibwe mu bihugu duturanye, bukaba bushingiye ku mfashanyo z'amahanga. Iyo abanyarwanda batabasha kwishyiriraho abayobozi, buri gihe bagashyirirwaho abayobozi bazanywe na mpatsi ibihugu, ntabwo rero wavuga yuko dufite ubwigenge. Rero numva inyito yahindurwa ikitwa umunsi wo guharanira ubwigenge, kuko u Rwanda rwakwigenga, ariko ubwigenge ntabwo turabugeraho, kuko n'ubundi ubwigenge bugomba kuba inzira ya buri munsi, bugomba guharanirwa bugahora, n'ababufite baba bagomba guharanira ko babufite bakabugumana. Natwe rero
tugomba kubushakisha, twamara kubufata tukajya noneho gushyiraho ingamba zo kubugumana. Murakoze. Ni uko nguko njye numva uyu munsi. Bwana Valentin, wowe umunsi w'ubwigenge ukubwira iki? Ubona twarabugezeho? Ikibazo cy'ubwigenge ni ikibazo kiremereye kuko ubundi ubwigenge ni ukuvuga ubushobozi n'ububasha bw'abenegihugu bwo kwigenera uko bagomba kubaho, bakagena amerekezo yabo kandi bakabikora ntawe ukumiriwe. Ni ukuvuga ko ubwigenge bw'igihugu ni ubuzima bwa buri wese, nta n'umwe ukumiriwemo. Niyo urebye amategeko y'umuryango w'abibumbye, za dekararasiyo za Loni zo mu myaka ya 60, 50, ku byo bitaga self determination cyangwa se the right to self determination cyangwa droit d'autodetermination, donc ni ukuvuga uburenganzira bwo kwigenera uko abantu bagomba kubaho muri iyo myaka babirimo, byari mu rwego rwo kurwanya ubukoroni, no kuvuga ko abaturage cyangwa se ibihugu byari mu bubasha bw'ubutegetsi bwa gikoroni bigomba kurangira, abaturage bakagena uko babaho. Muri iyo myaka rero icyabaye ni iki? Ni uko ubwigenge bwaraje buza ari ubwigenge bufite ishusho ya politike, kubera yuko abaturage bishyiriragaho inzego, amatora yarabaye icyo gihe, abantu benshi baratorwa, ariko nyuma yaho bwa butegetsi bwariho icyo gihe buza guhindukamo ubutegetsi bw'igitugu bw'abategetsi bamazeho imyaka myinshi kandi badakorerwamo. Dufashe nko muri Afurika, ubwigenge bwabaye gusa ko umuzungu yavuye muri Afurika, ntaba ari we ugisinya ku itegeko rigasinywaho n'umwirabura, ariko mu by'ukuri wa mwirabura uri gusinya kuri iryo tegeko nawe akaba adafite ububasha cyangwa se ubushobozi bwo guha abenegihugu ubwigenge bakeneye. Mu Rwanda muzi ko amateka bitwereka mu nyandiko zitandukanye, habayeho ubutegetsi muri 1962, ubutegetsi bwa Repubulika ya mbere bujyaho hari abaturage benshi bishimiye kuva mu ngoyi ya gikoronize, ariko kandi hari n'ingoyi ya gihake benshi, ariko habaho n'ikindi gice cy'abanyarwanda nacyo kitari gito, kitishimiye cyangwa se kitisanzuye muri ubwo butegetsi. Urumva donc abanyarwanda guhera ku munsi wa mbere ikibazo cy'ubwigenge cyatangiye ari ikibazo gikomeye, biraza bigera kuri Repubulika ya kabiri, umunsi w'ubwigenge warizihizwaga, hakaba konje, abaturage bakajya kuri za stade bakabyina ubwo bwigenge bwabonetse muri 1962. Nyuma y'iminsi 3 cyangwa 4, tariki ya 5 Nyakanga, bakongera bagahura nanone bakizihiza undi munsi bakwita uko twabyitaga ko ni umunsi wo gukura u Rwanda mu rwobo, niko twabiririmbaga ko tariki Nyakanga u Rwanda rwari rurohamye, noneho generali n'abafasha be baraza barukura mu rwobo. N'ubu niko bimeze. Ubu ho byahinduye isura. Umunsi wa mbere Nyakanga ni umunsi w'ikiruhuko gusa, ariko umunsi nyirizina bamwe mu banyarwanda bibonamo bawita ngo ni umunsi wo kwibohora, abandi bakawubonamo nk'umunsi w'ibyaha. Donc ikibazo cy'ubwigenge ku banyarwanda kiracyari ikibazo kirekire, ni ikibazo kigisaba imbaraga nyinshi z'abanyarwanda muri rusange kugira ngo babashe guharanira kugera ku bwigenge nyakuri, ubwigenge bushyitse buri munyarwanda wese yibonamo, kandi koko igihugu cy'u Rwanda cyigenga byuzuye, haba mu bya politike, mu by'ubukungu, mu by'imibereho myiza y'abaturage. Ndumva ari uko jyewe
nabivuga. yego nk'uko mubizi mwabyumvise nyine mu iburiro ry'ikiganiro ntabwo tugiye kuvuga ku bwigenge ariko ni ikiganiro nacyo dushobora kuzabonera umwanya uko byagenze mu mateka nk'uko na Valentin Akayezu abaye nk'ubigarukaho kimwe na Alfred Antoine. Ariko reka twinjire mu kiganiro noneho mbaza Antoine, wowe wanakoze muri perezidansi ya repubulika, ufite ishusho y'ukuntu wabonaga izi nama za Unity Club ubundi zatangiye ari inama zihuza abahoze bari muri guverinoma n'abafasha babo cyangwa n'abagabo babo, niba mbivuze neza. Iyi nama wowe mu kwitegereza kwawe nk'uwabaye imbere mu butegetsi wabonaga ukuntu ibintu bigenda, yaguhaga isura ki? Wari kuyisesengurira umuntu gute ku bintu bya Unity Club? Ubundi Unity yagezweho nk'uko yitwa. Gatanazi urakoze ko icyo kibazo, na mbere y'uko hari icyo nkivugaho nabanza ngatanga precision gatoya. Ntabwo ngewe nkigeramo hariya, ntabwo ibi bya Unity Club byabagaho, byari bitaratangira. Ni nayo mpamvu iyo urebye usanga bamaze niyo foramu zabo bamaze kuzikora ari ngira ngo 18 cyangwa 19. Ngewe rero nkigeramo hariya ntabwo ibyo byabagaho, habagaho Imbuto Foundation gusa, ariko nayo itavugwa cyane. Unity Club rero Intwararumuri ni ikintu cyaje gushingwa nyuma, gishingwa na Jeannette Kagame avuga ko ari ikintu kigomba guhuriramo abayobozi b'u Rwanda n'abahoze ari abayobozi b'u Rwanda. Ariko nubwo definisiyo yacyo yari imeze gutyo, ntabwo yigeze yubahirizwa kuko hari abataratumirwagamo. Ngira ngo murabizi, muri foramu y'umwaka ushize Kagame yabaye nk'ubibarishwa ngo ese ngo kuki ngo Bizimungu ngo mutajya mumutumira, kubera yuko nyine batumiramo nubwo bavuga ngo n'abari mu buyobozi n'ababaye abayobozi ndetse n'abafasha babo, kuko baba bagomba kubazana muri annual forum. Icyo gihe Kagame yari kwibarishwa ngo kubera iki ngo Bizimungu adahari kandi nawe ari umuyobozi. Ariko turabizi twese ko Bizimungu atafatwa buriya butegetsi ntabwo bumufata nk'uwabaye umuyobozi w'u Rwanda. Rero Unity Club yakoraga forum, babyita annual forum buri mwaka, ariko ubu noneho nk'uko wabivuze twabonye ko habayeho kongera umurego mu byo bakora. Bakaba bamaze mu kwezi kumwe gushize, bakaba bamaze gukora guhera hagati y'ukwezi kwa gatanu n'ukwa gatandatu, bakaba bamaze guhura inshuro 2 kandi bavuga ikibazo cy'amateka, bashaka kumvisha abanyarwanda ko ari ibiri bujyane ku bumwe n'ubwiyunge, buri bijyanye kuri unity y'abanyarwanda. Ariko uburyo babivugamo ntabwo butanga icyizere ko bushobora kugeza abanyarwanda kuri iyo unity, kuri ubwo bumwe ndetse n'ubwiyunge baba bari kuvuga. Murakoze. Ufite icyo wabisobanura kuri ubwo bumwe uvuga ko butaragerwaho? Impamvu mbivuga ni uko already tuzi ibibazo by'ubumwe n'ubwiyunge biri mu Rwanda, tuzi ikibazo cyo kutavugisha ukuri ku mateka y'u Rwanda, ikibazo cy'ubutabera butabonetse, ikibazo cy'abantu cy'ubwoko cya community imwe, igice kimwe cy'abaturage b'u Rwanda gishinjwa icyaha ndengakamere cya jenoside, mu gihe abandi bari guhabwa za avantage abandi batari guhabwa, bigatuma ibyo byose bibangamira ubumwe n'ubwiyunge. Ubwo ndi kugerageza kwihuta mu bibazo bihari, ndetse na leta iteranya abanyarwanda kugira ngo ibunge. Muri ibi bya Unity Club rero hagarutse imvugo wumva haba mu magambo yatangijwe n'icyo kiganiro bagize, mu biganiro byatanzwe ndetse no mu gusoza, hagarutswe cyane ku mvugo wumva
zishaka gushyira icyaha cya jenoside ku bwoko bumwe. Njyewe umuntu sinari nzi ko biri bunabe, umuntu yanyohereje iyo link ya YouTube ndabyumva, mara isaha yose numva ijambo Kagame yavuze, ariko ndavuga nti se ni njyewe ufite ikibazo, kuko maze isaha numva ariko nta kintu kizima numva yavuze, uretse ko ndi gukeka ko ashaka ko abahutu bongera gusaba imbabazi. Ngira ni iyo reaction nakozeho, ariko nyuma nza kumva ko n'abandi ariko babyumvise. Niyo mpamvu ushingiye nko kuziye extrait z'iyo disikuru. hari aho Kagame nk'ubwo, ni gute waba wicaye muri Unity Club? Club ni nko kuvuga urwunge cyangwa se ishyirahamwe rishaka ubumwe, warangiza ukavuga ngo niba hari umuhutu waketsweho icyaha cya jenoside, akwiye kucyemera akagisaba imbabazi no kuba yagiketsweho gusa. Hanyuma akavuga ati ibyaha byabaye aha ngaha hari abo bigomba kwitirirwa kubera yuko nibo babikoze cyangwa se byakozwe ngo nabo bafitanye isano nabo. Hanyuma yaza akavuga ngo isano ntabwo ari amaraso gusa, ngo ni iyo myumvire cyangwa se ibindi muhuje bituma mwakwitwa bamwe. Urumva izo zose ni imvugo zishaka gufata icyaha cya jenoside, amateka akomeye yabaye mu Rwanda, kikayabirindurira gusa ku gice kimwe cy'abanyarwanda, kandi bikaba bishyigikiwe n'abari mu buyobozi uyu munsi n'abahoze mu buyobozi. Ibyo ngibyo rero ntabwo bishyigikiye, ntabwo bigamije ubumwe, ntabwo bigamije ubwiyunge, ahubwo bigamije gukereya amacakubiri mu banyarwanda, kuko ntabwo bifasha abanyarwanda gutera imbere. Tumaze imyaka 32 tuvuye mu mahano ya jenoside, ntabwo imvugo nk'izo ngizo zakagombye ko zikoreshwa uyu munsi kugira ngo abanyarwanda batere imbere mu bumwe n'ubwiyunge. Valentin, wowe izi nama za Unity Club nawe ufite intere kuzikurikira, d'abord nk'umunyamategeko ariko n'umuntu ukurikira igihugu cye ubuzima bwacyo, ku kirebana n'ubumwe, kubera ko harimo ijambo ubumwe unity, Unity Club intwara rumuri, ni ukuvuga abantu babonekeshereza abandi imbere uko hameze, wabivugaho iki ku kirebana n'iryo jambo ry'ubumwe? Birahura, birimo ubibonamo ubumwe cyangwa wenda hari ukundi kuntu ubibona? ijambo ry'ubumwe cyangwa se memu n'ijambo ry'ubwiyunge, ngewe buri gihe iyo mbivuga ndi gutekereza imiyoborere ya FPR Inkotanyi, mbera ku ijambo Kagame yavuze, ndumva hari mu mpera z'umwaka w'1996, niba atari mu ntangiriro z'1997. icyo gihe yari ari ku Kibuye, none yari yakoze urugendo ku Kibuye. Mu ijambo yavuze yarimo atunga intoki hakurya aho Iwawa, ari kuvuga ati abantu bari hariya mu minsi mikeya bose tuzabazana. Ibuka ko icyo gihe hariya muri Congo hari amakambi, noneho uri ku Kibuye na Iwawa biba ari ibintu bigaragara cyane. Icyo gihe yavuze ijambo avuga ngo uru Rwanda ntabwo abanyarwanda kurubanamo bisaba ko bose bakundana, ahubwo barubanamo gusa kuko bose ari abanyarwanda. Ayo magambo nayisobanuriye gute, cyangwa se kugeza n'uyu munsi nyisobanura gute? Ijambo gukundana tutabijyanye wenda mu myumvire ya Bibiliya, urukundo iki, ariko noneho abaturage basenyera ku mugozi umwe,
ijambo bita gusenyera ku mugozi umwe. Mu gifaransa babyita cohesion. Cohesion ni abantu berekeza hamwe, bumva ubuzima kimwe, babona ubuzima kimwe, biteguye no kurwanirira ubuzima bwabo kimwe. Icyo nicyo twita la cohesion nationale. Rero iyo uvuze ngo abantu ntibategetswe gukundana, cya kintu cy'ubumwe twebwe dushaka kubaka kibuzemo umuzi w'ibanze witwa uwo gusenyera umugozi umwe, aricyo jyewe nise la cohesion nationale, ariko kandi kikagarura ikindi kintu. Yewe harimo n'abanditsi batandukanye, barimo n'abanyarwanda bagiye babyandikaho ku bijyanye n'imibanire y'abanyarwanda nyuma ya jenoside yo muri 1994, bakavuga yuko mu Rwanda igihari hari politike ya reconciliation ariko iri imposed reconciliation. Ni ukuvuga rero iyo wategetse abantu ngo ni mubane, ni ukuvuga icyo kintu cyo kwempoza ni mubane, mwabikunda mutabikunda. Ni hahandi uzasanga mu gihugu ugasanga bubatse imidugudu, bafashe abantu biciwe bafite ibikomere bibisi, bagahita bababwira bati nimuturane n'ababiciye. Donc uwakwiciye atuye aha, uwiciwe atuye aha, uwamwiciye atuye mu marembo ye, nabyuka niwe ari bubone. Kandi mutegetswe kubyemera, mutegetswe no kubyihanganira, mugahita muhamagara za kamera z'abazungu n'iki, nimuze murebe ukuntu abanyarwanda bageze ku bumwe, abiciwe n'ababiciye barabana. N'uyu munsi ni nabyo bihari, kubera yuko hariho n'ikindi gice cy'abanyarwanda kitemerewe kuvuga amateka yacyo, kitemerewe kuvuga agahinda kacyo. Ni ukubabwira ati nimwe muri iki gihugu mubihore, mubiceceke, mukibemo, murebere kuwabiciye azababwira uko mugomba kubaho, uko mugomba kwitwara. Icyo nicyo bita imposed reconciliation. Imposed reconciliation cyangwa se ya reconciliation impose ntabwo ishobora guherekeza abaturage ngo ibageze ku gusenyera umugozi umwe, ya cohesion navugaga. Ntabwo bishoboka. Ari nacyo kintu rero twebwe tuvuga, njyewe mvuga ni okay, hari ubumwe, ariko ubumwe inspire mu myumvire ya FPR Inkotanyi, atari ubumwe bushingiye ku by'abanyarwanda bakeneye kugira ngo babashe kubaho nk'umuryango umwe w'abenegihugu werekeza hamwe, usenyera hamwe, donc ushobora gushyigikirana. Iyi ni solidarite nationale, ba bantu bafatanya. Ibyo bintu birabuze mu banyarwanda, ariko abanyarwanda bategetswe kubaho ibyo bibuze, ariko nubwo bidahari ni mubane, kandi nibyo by'ingenzi byagombye kuba bibabeshaho. Sinzi niba byumvikanye neza. Reka Alfred noneho twinjire mu miterere y'inama. Mu kanya wigeze kubikomozaho bishingiye ku buryo twakoze iri buriro ry'ikiganiro, ukuntu bisigaye bigaragara ko ni inama itumizwa na First Lady, hakazamo abantu bahoze ari abasirikare, ariko kuba yayitumiza si ikibazo, ariko uburyo ibintu bivugwamo akenshi usigaye wumva wagira ngo bifite umujyo umwe. Biravugwa ku mateka y'intambara guhera muri 1990 kugeza muri 1994, hanyuma bigasoza ari ukusubiramo narrative ivuga ko perezida wa repubulika ariwe warwanye nyuma y'aho ibintu byari byazambye. Biriya bintu bisobanuye iki kuri wowe? Gatanazi, urakoze cyane, kuko
icyo kibazo umbajije reka nanagisubize nubakira ku byo umuvandimwe Valentin Akayezu amaze kuvuga kuko yavuze ibitekerezo byiza cyane. Imposed reconciliation, amateka ndetse n'imiterere y'izi nama turi kubona. Iyi nama yabaye ejo bundi yiswe ko ngo ari igice cya kabiri, ariko ntabwo igice cya mbere kirangiye bari baduteguje ko hazabaho icya kabiri, ndetse n'iki cya kabiri kibaye ejo bundi ntabwo bigeze baduteguza ko hazabaho icya gatatu. Mu gice cya mbere cyabaye mu kwa gatanu hagati, mu cyumweru cya nyuma cy'ukwa gatanu, vice chairperson uwungirije Kagame mu buyobozi bw'ishyaka riri ku butegetsi FPR yatanze ubuhamya bwe bw'uburyo yahungiye muri Congo nuko yatahutse. Ageze ahantu avuga uburyo yatandukanye n'umugabo we, arabivuga mu magambo makeya ati ayo n'andi mateka yo ku ruhande, ati umugabo wanjye duherukana ubwo, atari ko sindi bubijyemo kuko ni amateka yo ku ruhande. Bicaye muri Unity Club, we ari kubivuga ari umuyobozi wungirije wa RPF, kandi ngo bari kuganira ku mateka ngo kugira ngo bubake ubumwe. Ya imposed reconciliation Valentin yatubwiraga ni urugero ntanze rwayo rw'ukuntu no mu bushorishori bw'ubuyobozi hari abatemerewe kugira ibyo bavuga mu bijyanye n'amateka. Ntago rero iyo Unity Club iteye gutyo, ifite imyitwarire nk'iyo, aho bamwe bagomba, sinanabyita ko ari kwicecekesha bo ubwabo, baracecekeshejwe kuko iyo ataza kuba yarasabwe kutazajya avuga ibyo ngibyo yari kuba yarabivuze akavuga umugabo we, kuko nubwo ari umugabo we ntabwo ari we wamubyaye. Yabaye umugabo wavutse avuka ku bandi, afite umuryango akomokamo, nabo wakwifuzaga kumenya uko aho umwana wabo ari, uko byagenze. Ariko kubera ya imposed reconciliation, amateka agomba kuvuga ku ruhande rumwe, abantu bagomba gutegeka kubana uko leta ibishaka, nibyo bituma tugera naho muri Unity Club abiyitaho yuko bashaka kugeza abantu ku bumwe bagira imyitwarire nk'iyo. Uti rero imiterere y'iyi nama, mu nama ya kabiri itangira Kagame yaravuze ati tugomba kuvuga ku mateka. Birangira highlights zabonetse cyane zaje ari iz'abasirikare bari kuvuga uburyo barwanya intambara, noneho byaba bimeze nabi, kuko nabo nizo terime bakoresheje ngo bimeze nabi, ngo aduyi ngo yabakubise, ngo aduyi yabaye mwinshi. Hakaza Kagame akongera akorganiza urugamba bundi bushyashya, ibintu bikajya mu buryo, bagafata igihugu, hakabaho imishyikirano, bagafata Kigali, bagashyiraho leta, none bamaze imyaka 32 ku butegetsi. Iyo niyo script yakoreshejwe mu kiganiro cy'ubushize cya mbere, byagarutsweho na Kaka, bigarukwaho na Karenzi Karake, noneho uyu munsi mu nama ya kabiri the same script, inyandiko imwe yongeye kugarukwaho na Ibingira, ariko noneho agashya kiyongereyemo n'ak'abasirikare cyangwa se abapolisi bahoze mu nzego z'umutekano za leta yasimbuye n'iyi ya Kagame, baza bashimangira ko leta ya kera n'igisirikare cya kera bari bafite ideoloji ya jenoside, Kongo kandi bayibacengezagamo mu gisirikare. Hanyuma barangiza bakongeraho ko barwanye na FPR, bakoresha terime y'inyenzi itemewe, kuko ubundi uyikoresheje abakoze icyaha, abapfobeje jenoside, kuko bavuga yuko abatutsi muri 1994 bishwe bitwa inyenzi, ariko uyu munsi biri kuvugirwa kuri podium ya Unity Club. No mu nama za mbere byarakoreshejwe,
binakoreshwa n'abayobozi bakomeye no kurenza bari abasirikare, n'uyu munsi byongeye bisubirwamo. Hanyuma rero ngo barangije kurwana n'inyenzi, zirabakira zirabentegra zibashyira mu gisirikare, barangiza bakagaruka kuri ya script bakongera bagashimira Kagame. Izi nama rero ziteye gutya, Gatanazi wakoze cyane kutumira iki kiganiro. Abanyarwanda bazibajijeho cyane pe, abanyarwanda bazibajijeho. Urebye kuri YouTube mu macano atandukanye, ibiganiro abanyarwanda bakora bitandukanye, bose bari kwibaza ku mpamvu z'izi nama zije zihekanye, zije ziri kuvuga ubutwari bwa FPR bwa Kagame ku giti cye, zikaza muri ibi bihe aho kugira ngo ibihe abanyarwanda bakennye, aho kugira ngo babe bavuga ku bukene, uburyo bakura abanyarwanda mu bukene, babe bavuga ku buhinzi, babe bavuga ku burezi, bavuga ku bikorwa remezo. Inama ebyiri zikomeye zihuza abayobozi bari mu gihugu n'ababuhozemo, zikaza zivuga kuri biriya mu bihe nk'ibi. Abanyarwanda babyibajijeho. Nabonye Institut Sendashonga pour la Citoyenneté Démocratique yakoze itangazo rijya muri iyo sens. Nabonye ibiganiro byinshi bitandukanye by'abanyarwanda bari kwibaza bati izi nama zihatse iki, kubera iki ibi ngibi ari byo FPR ibona igomba kutuzanamo, igomba kuganiraho? Nibyo bibazo bikomeye u Rwanda rufite ubu ngubu, cyangwa hari ikindi kindi? Ubwo bubyutse rero, iyo reveil yabaye mu banyarwanda, bakavuga bati hari ikintu kiri kuba tutazi. Ndashaka kubibashimira ndetse no kubwira abanyarwanda ni mukomeze kuri uwo mujyo, kuko mugomba gukurikirana ubuzima bw'igihugu cyanyu. Ubuzima bw'igihugu cyanyu ni nk'umukunzi, igihugu cyanyu ni nk'umukunzi wanyu. Mugomba kumenya ubuzima bwe umunsi ku munsi, isaha ku isaha, abayeho ate. Rero iki kibazo cy'inama zitumizwa kuriya, zigatumizwa n'umuntu sinzi, Valentin araza kudufasha ku rwego rw'amategeko muri constitution. Ese umufasha w'umukuru w'igihugu afite ubushobozi bwo gutumira inama nka ziriya, zigomba no kuvuga ibintu nka biriya birimo politike imeze kuriya? Ese biremewe? Iya mbere yabaye mu nteko ishinga amategeko, iyindi yabaye muri convention center. Rero imiterere y'inama ni uko nguko nayivugaho. Navuga ko iteye inkeke, navuga ko idahuye n'amategeko y'u Rwanda, kandi navuga ko ifite icyo ihatse muri ibi bihe turimo, kuko ntabwo iri kuvuga ibibazo bya nyabyo abanyarwanda bafite. Murakoze. turaza kugaruka ku cyo yaba ihatse n'impamvu byihuta bikaba mu kwezi, hafi presque nko mu kwezi kumwe. Ariko ndagira ngo mbaze Valentin, we watekereje iki, wagize iyi impression kubona abasirikare ba kera, abasirikare nka ba Kaka na ba Dodo n'abandi batari batakundaga kugaragara muri public bavuga, iki gihe cyo noneho kubona bariya bashya kuri kamera za televiziyo y'u Rwanda n'ibindi baza kuvuga biriya byo wabyakiriye ute, wabibonye bisobanuye iki? wenda biraza kungora gusubiza ikibazo, kuko warumbwiye ko wari uvuze ubwo Alfred yararangije kuvuga, wari uvuze ko turi buze kugaruka ku kibihatse, kandi jyewe niho mbona nasubiriza icyo kibazo. Niho mbona nasubiriza icyo kibazo mu buryo bwerekeranye n'intambara FPR Inkotanyi cyangwa se intambara RDF irimo muri Congo ifatanije n'umutwe wa M23 na AFC nk'uko basigaye babivuga. Iyo kuva guhera umunsi
abanyamerika leta ya Donald Trump ifata ibihano ikabifatira RDF nka institution, ko mbere hafatwaga ibihano ku bantu, ariko guhera umunsi RDF ifatirwa ibihano n'ubutegetsi bwa Donald Trump, ubona yuko hahise haba impinduka ikomeye muri narrative ikoreshwa mu Rwanda. Kubera iki? Kubera yuko ubutegetsi bw'i Kigali bwo mu Rwanda bwari bumaze gutanga ishusho y'ingabo zabwo za RDF nk'ingabo nta makemwa, ingabo zemewe z'inyamwuga professionnel, ingabo zoherezwa hirya no hino mu bihugu bitandukanye kubungabunga amahoro, ingabo kabuhariwe, donc ingabo zifite izina, niko bari babizi. Biriya bihano rero byaje noneho bifatiwe institution RDF nk'urwego, byaje bikuraho yasura. Noneho kandi twibuke ko ibi bihano byafashwe kuko RDF iri mu bikorwa byo guhungabanya uburenganzira bw'ikiremwamuntu n'amategeko asanzwe agenga iby'intambara, le droit humanitaire international. Ni ukuvuga ko niba umutwe noneho watangiye gufatwa nk'umutwe wishora mu bikorwa bibangamiye ayo mategeko agenga intambara, izo droit humanitaire mvuga, biraba noneho umutwe urangwa n'ubugizi bwa nabi. Kugira ngo rero FPR irwane n'iyo sura, ni ukongera noneho gukoresha abanyarwanda, kwinstrumentaliza narrative isanzwe, ariko noneho bakayizana mu yindi sura. Niba mwarabyumvise, intero cyangwa se slogan y'uku kwibuka ku batangabuhamya bose, nge byaranantangaje kugerayo n'abantu ba za Rusizi na Kibuye na Gisenyi nabo bajya gutanga ubuhamya bakavuga ngo ni uko inkotanyi ziraza, kandi tuzi yuko icyo gice cyari zone turquoise. Inkotanyi zahageze nyuma, tuzi uko byagenze kugira ngo Kibuye, Cyangugu, Gikongoro, Gisenyi nirimo nari nibeshye, Kibuye, Cyangugu, Gikongoro, kugira ngo inkotanyi zihagere, kuko hari mu maboko ya zone turquoise. Ariko mu batangabuhamya, mu batanze ubuhamya bye narabyiyumviye Cyangugu, harimo abavuga ngo nabo ngo ni uko inkotanyi ziraza. Rero iyi siroga y'uyu mwaka numvise yuko kandi rwose no mu butaha umuntu wese ugomba gutanga ubuhamya no mu zindi kwibuka zizaza, naho ngaho agomba kubakirwa, kandi hariho interdiction formelle yatanzwe, informelle pardon, yatanzwe kutazanamo ibintu by'Imana, ngo Imana yaradukijije, ngo Imana yaragize. Donc bigomba kuba inkotanyi ziraza. Ariko utarakomeza Valentin, iyo bigeze hariya, nabonye Mzee Tito, nabonye Ministre Bizimana akomoza ku kintu cyo kuvuga ngo Imana ntabwo ikwiye kuza muri iyi narrative yo guhagarika jenoside. Kubera iki hakoreshwa amagambo akomeye, harimo n'ibi nyine by'inama zikurikirana? Ese nuko wenda narrative itafashe, bimeze bite? Kubera ko bisa nk'aho abanyarwanda bagomba kuguma bibutswa biriya bintu by'uko intambara yabaye igahagarika jenoside, kandi ko bitagomba kwitirirwa Imana. Ni narrative itarafashe, bimeze bite? Niho mvuga nyine, kubera yuko umubare w'abanyarwanda munini ni abemera, bemera Imana n'ubuzima bwabo. Igice kinini cy'abanyarwanda n'imbaraga n'ibyo bageraho babiboneramo buri gihe ukuboko kw'Imana. Noneho rero iyo ugiye muri iyi narratifu ugashaka kuyizanamo Imana, ni ukuvuga ko Imana niyo yabikoze, kandi noneho abanyepolitike bo barashaka kumvikana yuko nta cyari gushoboka atari inkotanyi
zibikoze. Ni ukuvuga Imana mube muyihoreye muyishyire ku ruhande, twebwe turashaka mugaragaze ko ubuzima bwanyu mubukesha inkotanyi. Inkotanyi noneho ziraba zibaye ini force humanitaire, ingabo zirengera, ingabo zo gukiza. Noneho ni ukuvuga wa wundi wicwaga wahigwaga uri gutanga ubuhamya, nabivuga gutyo arohereza ubutumwa kuri wa muryango mpuzamahanga uri kwanduza isura y'abamutabaye. Noneho wa muryango mpuzamahanga ni ukuvuga ko ya communauté de rescapés, communauté de survivants igiye kuba rampart, igiye kuba igikuta kibuza umuryango mpuzamahanga kubona ububi RDF yaba ifite, kubona inenge RDF yaba ifite, ahubwo ibe miruwari. Ni ukuvuga ya communauté y'abasiriviva y'abarescape iraba miruwari ya communauté mpuzamahanga ireberamo ubwiza n'ubuziranenge bw'inkotanyi, kubera yuko ni ingabo zirengera, ni ingabo zikiza, ni ingabo ziza aho abantu. Noneho sabo gusa, mwabonye yuko na narrative y'abahutu babandi bose mwavuze, uriya deputy chairperson wa ntuza wa RPF n'abandi bose baravuga ngo nuko inkotanyi zirazi, inkotanyi zitahaba. Ni ukuvuga ko n'abahutu nabo narrative yabo iravuga tugira amahirwe, ububi bw'igihutu turimo turabukizwa n'ubwiza bw'inkotanyi. Kuvuga ububi bw'ubuhutu inkotanyi zirimo zirabumesa, zirimo zirabuvana. Uri kumva? Donc ni ingabo zirimo zihabwa isura yazo. Noneho ibyo bice by'abantu, mvuze communauté y'abasiriviva, mvuze communauté y'abahutu, noneho n'abandi wavugaga b'abasirikare baraza kwibutsa uburyo ingabo z'inkotanyi ari intwari zitisukirwa, zirangwa n'ubunyamuntu, zirangwa kandi n'ubunyamwuga, kandi zikaba ari ingabo z'umutamenwa. Nguko uko Ibingira yavugaga, ibitero byo mu Mutara turangira uko bafasha aha, bariya bose bakabitubwira. Ni ukugira ngo bakomeze babwire communauté y'u Rwanda, mufite ingabo zidasanzwe, nimwemerera amahanga ashaka. Mukurikire discours ya Kagame yavuze ku itariki 7 z'ukwa 4 uyu mwaka, avuga ati izi ngabo nizo ngabo nishimiraga, ubu mfite ingabo nifuzaga, izi ngabo ntago zizigera zitakaza izina. Donc ni ukubera iki ibi byose isoko yabyo ni biriya bihano birimo byanduza RDF. Noneho niba byototera RDF birajya no kuri commander in chief, niwe uzabutaye nawe bamwibibutse ko ari umugizi wa nabi. Niyo mpamvu tubona ikintu gisa nka carte de personnalité yo guha Kagame ubundi bubasha bwa kimuntu budasanzwe. Ni umuntu utibeshya, ni umuntu udakora amakosa, ni umuntu ukora ibintu bidasanzwe, ni umuntu w'igitangaza. Jewe nuko nasomye objectif y'ibi bintu, ni propagande, ni manipulation, ni ibintu byo sinzi, donc byo kuza ku no seroma so kurangaza abanyarwanda cyangwa se kubica imitekerereze, ariko ni no gushaka gushyira igitutu ku muryango mpuzamahanga. Dore ingabo mushaka kwanduriza isura, dore uko abenegihugu bazibona, dore uko abanyarwanda bazibona, ni mucire birarura. Ni ingabo zidakorwaho, ni ingabo zizira gutungwa agatoki. utumye Yewe nuko nguko mbibona. nawe uraza kubivuga, ariko reka mbaze Alfred, uku kweza isura y'ubutegetsi kubera ibibazo bihari imbere ya communauté internationale, est-ce que twavuga ko umuryango mpuzamahanga ufite imyumvire imwe ku Rwanda? Kuko uyu munsi iyo bavuga Ubufaransa bakavuga bati Ubufaransa buri kumwe n'u Rwanda, bakavuga bati ibindi bihugu byabaye byitaruye nta kintu bishaka kuvuga ku bitewe n'ibihano Amerika yafatiye u Rwanda. Ese umuryango mpuzamahanga ufite irihe jwi imbere y'u Rwanda
ntabwo isura y'u Rwanda wenda dukurikije ibyo Valentin yavugaga yaba yera uretse wenda imbere ya Amerika gusa. Gatanazi na Valante murakoze cyane, mushimire Valante uburyo asubije ikibazo wamubajije, ndetse nanamwunganira imvuga nti Valante we yavuze gusa ibihano byagenewe RDF nk'ingabo, um, umujyo umwe nka antite, niko babivuze. Ariko mbere y'uko RDF ihanwa ijya mu bihano, habanje guhanwa abantu ku giti cyabo. U Rwanda rufite izo ngabo za RDF wumva zifite abajenerali 5 bari mu bihano, kandi ntabwo ari abajenerali babonetse abo ari bo bose. Ni uwayoboye Special Force, ni umugaba mukuru w'ingabo, ni uwayoboye ingabo zirwanira ku butaka, ni uyobora Special Force, ni uwayiyoboye, uyobora brigade ikomeye mu zindi, sinzi ngo ari iya kangahe bavuze. Abajenerali 5 baza biyongera ku bandi 40 bashakishwa n'amahanga kubera ibyaha bakoze kera. Wenda ibyo ngibyo ni ibyo ku ruhande, ariko nabyo ntabwo twabyibagirwa. Turi kwerekana isura ya RDF iyo bari kuvuga amacumu, bari gusingiza muri Unity Club. Noneho RDF irahanwa, hanyuma hejuru y'icyo ngicyo hazaho ibindi bihano bifata ku bukungu. Amakampani acuruza amabuye y'agaciro, amakampani y'ubucuruzi ya RDF, kuko na RDF nayo aranuvuga ngo RDF uretse n'isura yayo iyo ngiyo Valentin yavugaga, ariko n'ubukungu bwayo n'ubucuruzi bwayo nabwo amakampani abikora yafatiwe ibihano. Hazaho rero n'ibindi byabayeho, ngira ngo ni mu kwa gatatu, niba ntibuka neza, mu kwa gatatu cyangwa mu kwa gatanu, Amerika ushatse wanavuga ko ariyo communauté internationale yafashe ibindi bihano, noneho byo bireba cyane cyane abayobozi bakuru b'igihugu. Ntibavuzwe, baravuze gusa ngo ni senior officials b'u Rwanda. Abayobozi bakuru b'igihugu ntibabavuze ngo bavuge, ni ukuvuga ngo niyo babasimburwa uyu munsi hagashyirwaho ahandi, niba wagiye muri kategori ya senior official, icyo gihano kirakureba. Ntago bemerewe gukandagira ku butaka bwa Amerika. Ibyo ngira ngo byahuye n'isanganya, nabyita isanganya ryabaye kuri imwe muri hoteli zo muri Amerika, aho umufasha wa perezida Tshisekedi wa Kongo yari acumbitse. Icyo gihe muri iyo minsi hahise haba n'isanganya ryahuzwa n'ibyo bihano bifatiwe senior officials b'u Rwanda, abayobozi bakuru b'u Rwanda, ko batagomba kongera gukandagira muri Amerika kereka baje kuvuga ku kibazo kijyanye n'ishyirwa mu bikorwa by'amahoro, by'amasezerano y'amahoro muri Kongo. Ibyo byose rero biri mu bintu bitera agitation muri FPR, bigatuma FPR igomba gutegura inama nk'izi, ikazitegura muri iriya cadre ya Unity Club, kugira ngo bongere bashimagize RDF nk'uko nguko Valentin yabivugaga, ndetse banashimagize umukuru wayo, umugaba mukuru wayo Paul Kagame, kuko ndetse nawe nk'uko wari ubimbajije uti communauté internationale ibibona gute, nawe uko yagaragaraga byaragabanutse, uko yafatwaga ku rwego rw'amahanga byaragabanutse. Njyewe natunguwe cyane, nta byumweru 3 birashira, natunguwe cyane no kubona ukuntu bari kumwamamaza kuri social media, cyane cyane kuri Twitter na Facebook na TikTok. Udufoto twe ari kugenda, udufoto twe yambaye gisirikare, amagambo yavuze hirya no hino ngo babyita ngo ni popular quotes ngo za Paul Kagame, ukabona bari kongera gusa n'abamuproping up, niyo terme nakoresha, bongera kumuzamura, kubera yuko bamaze kubona yuko popularité yagiye hasi. Kubera iki? Kuko Kongo, igihugu cyitwa Kongo,
nta munyafurika ku iyi si utazi Kongo kwibaho. Kumva rero Kongo ko hari umuperezida w'igihugu afatanyije n'ingabo ze ndetse n'umutwe w'iterabwoba bari guhungabanya umutekano w'icyo gihugu cyitwa Kongo gikomeye, gishobora no kugera muri World Cup kikagera ku rwego cyagezeho, bose bahita bavuga bati se burya wa muntu nuko bimeze. Bakeneye rero kongera kumuzamurira icyizere, kumuzamurira ubufana mu bantu, kuzamura ubwo nabuze terime nakoresha y'ikinyarwanda, uburyo yari akunzwe, uburyo yagaragaraga, bakeneye kongera kubizamura. mu banyarwanda iyo ukurikiye komanteri hirya no hino ubona bifata nibura ku mbuga nkoranyambaga. Ntabwo bifata kubera yuko impamvu mbona bidafata ni uko biza bitari gukemura ikibazo nyamukuru abanyarwanda bafite. Abanyarwanda bafite ikibazo cy'ubukene, abanyarwanda bafite ikibazo cyo kwiyegisiprima. Gatanazi mu mezi 6 ashize hamaze guhunga abanyamakuru 3 nibo bazwi. Ibyo byerekana uburyo abanyarwanda badafite uburenganzira bwo kwishyira no kwizana no kuvuga icyo bashaka. Icyo nicyo biri mu bibazo bafite, uretse ubukene, kwishyira ukizana, kuba noneho wanatembera. U Rwanda bafunguye imipaka bakareka abantu bakagenda, abaturage bashira muri kiriya gihugu. Ngira ngo wabonye ejo bundi hari umuntu wavuze ngo buruse ziri kuboneka muri Canada, abantu baraza buzura muri hoteli. Bikwereka urubyiruko rufite ibindi bibazo bindi bibashishikaje. Niyo mpamvu gupropinga up Kagame, kuvuga ngo RDF ihagaritse jenoside n'ibiki iyobowe na Kagame, ntago ari byo bishishikaje abanyarwanda. Kuvuga ngo urabona nk'ubu ngubu bari kuvuga ngo RDF yari ikomeye, ariko hari abasirikare bo muri RDF bahunze batakirimo. Noneho rero nabo bagwane nayo, kandi ukabona umujenerali nka Ibingira araje aravuze ati Kayumba nta kintu azi, ntacyo ashoboye, ntiyashoboye no kuyobora paratuni, ntashoboye no kuyobora batayo, ubundi abavuga iki? Akamusenya, ariko nawe atisize, kuko hari aho Kagame yavuze, ubwo twagarutse mu nama, hari aho Kagame yavuze ati reka nkunganire, ati ibyo bintu uvuze kuri Kayumba ahunga. Kagame yaravuze ngo Kayumba ntashaka gukora kudeta, ngo zero, ngo never. Ejo bundi amugarutseho ati bamaze kudukubita, ati inzirabwoba zadukubise cyane, ati ibintu bimeze nabi, ati Kayumba yangira inama ngo niduhunge. Kayumba yari mu bantu bakwegereye, bashobora no kukugira inama ngo muhungire muri Uganda. Niba uwo Kayumba ukwegereye atafite ubushobozi bwo kuyobora paratuni, ni ukuvuga ko nawe muri kimwe. Uwo Kayumba ukwegereye ngira ngo niwe wabaye generali bwa mbere mu Rwanda, hari mu bajenerali ba mbere twagize. Ubanza ariwe wabaye lieutenant generali bwa mbere, inyenyeri 2 cyangwa 3 bwa mbere mu Rwanda, ngo ntacyo ashoboye. Ni gute se wamuhaye ayo mapeta niba nta kintu ashoboye? Bikwereka rero ibyo bintu bari gukora byo kuvuga ngo RDF irakomeye, abayivuyemo ntago bakomeye. Ntago ndi kuvugira Kayumba azaze yivugire, ariko babikora dans une grande maladresse, babikora maladroit mu kuntu, ku buryo nabo ubwabo birangira bishyize hasi. Rero ntago ibyo bintu communauté internationale ishobora kubyumva, ntago ishobora kubibona, kuko ntibikemura ikibazo cya Kongo, ntibikemura ikibazo cy'imiyoborere mu Rwanda, cya demokarasi mu Rwanda. Buriya kimwe mu bibazo bya Kongo harimo no kuba u Rwanda rutarimo demokarasi. Buriya u Rwanda rubonye demokarasi, ikibazo cya Kongo cyakemukaho igipande, haba hasigaye ikindi kibazo kindi kandi nacyo cyakemuka. Rero ibyo ngibyo communauté internationale, umuryango mpuzamahanga, ntago ubibona, ntago ubona neza u Rwanda, kandi manevre u Rwanda rurimo ntago ziri bukemuke kubera ziriya nama,
kuko ibyo kominote interinasiyonari yasabye birasobanutse, biri clear. Reka dutegereze ejo bundi mu minsi 15 mu kwezi kwa karindwi, hagati muri uku kwezi turimo Nyakanga, turebe niba ingabo z'u Rwanda ziza gutaha. Noneho cya kibazo cy'ingabo z'u Rwanda zihungabanya umutekano muri Congo, zimaze imyaka 30 zica abantu, zitwara nk'abateroriste, turebe ko kiri buveho. Ni challenge mpaye iriya leta, reka turebe ko baza kubikora, kuko byaba kimwe mu byabagarurira isura nziza bari gushaka kuba bagarura mu bundi buryo, ariko bitari bukunde. Valentin, muri ibi bihe ubwo sinzi neza niba byari mu gihe iyo nama yari itaraba cyangwa byarabaye igiye kuba, u Rwanda rwatangiwe ikirego rubikozwe na leta ya Congo mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha. Kiriya gikorwa nk'umunyamategeko gisobanuye iki? Twitega iki? Ese ni kimwe mu bishyira u Rwanda ku gitutu nk'uko na Amerika imaze iminsi irushyira ku gitutu n'ibihano? biragoye kugira ngo umuntu abe yavuga mu by'ukuri icyo u Rwanda twakwitega kuri kiriya kirego cya Congo, kubera yuko ntabwo ari ubwa mbere ikirego gitangwa muri ruriya rukiko, ariko inenge ikomeye ya ruriya rukiko ni urukiko rw'umuryango w'abibumbye, donc urwo bita Cour internationale de justice. Ni urukiko rw'umuryango w'abibumbye ndetse ni na rumwe mu nzego zigize umuryango w'abibumbye, ni rumwe mu nzego enye zigize umuryango w'abibumbye. Inenge yarwo ikomeye ni uko kugira ngo ruburanishe bisaba ko impande zombi, kuko ruriya rukiko ruburanisha gusa za leta cyangwa se imiryango mpuzamahanga, icyo organisation internationale, ariko izo twita public, sinzi ukuntu nabisobanura. Iyo tuvuga organisation internationale public, ni imiryango nk'iba ifite ububasha nk'amashami y'umuryango w'abibumbye. Ni urugero, hari indi miryango mpuzamahanga yagiye ishyirwaho mu rwego rwo gushyiraho kuzuza inshingano z'umuryango w'abibumbye. Natanga nk'urugero nk'umuryango ukorera irahe ushinzwe ibintu by'intwaro ibintu nk'ibyo. Ibyo ni byo twita organisation internationale publique zitari prive. Nibo izo, donc ibyo byiciro bibiri za leta n'iyo miryango mpuzamahanga iri muri kategori y'ibyo twita public, ni byo byiciro gusa bishobora kuburanira muri ruriya rukiko. Noneho inenge za ruriya rukiko rero bisaba yuko igihugu cyareze n'igihugu cyarezwe byemera ububasha bwa ruriya rukiko. Byumvikane ko igihugu kirega kiba cyemeye ububasha bwa ruriya rukiko. Igihugu cyarezwe nacyo kugira ngo kiburanishwe ni uko cyemera ko ruriya rukiko rufite ububasha bwo kukiburanisha. Hari urubanza tuzi rwabaye n'ubundi rwa Congo, leta ya Kabila yarezemo u Rwanda inarega Uganda. Uganda yo yemera ububasha bw'urukiko, leta y'u Rwanda yo irabyanga. Hari n'urundi rubanza numvise umusesenguzi umwe, ntago nari nduzi, narwo rundi ngo rwigeze kubaho, ndumva ari ebyiri Congo yarezemo u Rwanda, donc zimaze kuba ebyiri. Urwo n'uru rwaba rubaye urwa gatatu, buri gihe u Rwanda rwanga ububasha bwa ruriya rukiko. Ubu rero ntabwo nzi ingingo aho abavoka bashingiyeho, niba bafite ibindi bintu bishyashya bashobora kubakiraho, kuko
bishobora gutuma u Rwanda ruza cyangwa se rwemera rukora declaration yo kwemera ububasha bwa ruriya rukiko, ntago mbizi, twategereza tukazareba. Gusa ni inenge mbona, ntago mbibona, ntago nahamya ngo u Rwanda ruzaburana. Turategereza tuzareba, ariko nkurikije ikiganiro Nduhungirehe yagiranye n'umunyamakuru wa France 24 ejo bundi, nubwo atabyeruye, yavuze gusa ko ngo Kongo ari ukwiyerurutsa, ari ukugira gute, ariko sinzi ko u Rwanda, ese haba hari ibihugu bizashyira presiyo derrière en coulisses u Rwanda rukaba rwakwemera ububasha? Ntago mbizi. Urumva biragoye, biraremereye, cyane cyane ko u Rwanda rufite iyo culture yo kutemera ububasha bw'inzego mpuzamahanga n'ububasha bw'inkiko mpuzamahanga. Uretse na CEJ, ntabwo u Rwanda ruri membre w'urukiko mpuzamahanga ruhana ibyaha, rwanze kuba umunyamuryango wa ICC cyangwa se CPI. U Rwanda rwambuye abanyarwanda, harimo abantu bajya benshi bibeshya ko u Rwanda rwikuye mu rukiko nyafurika rushinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu n'abaturage. Ntabwo ari byo, u Rwanda ruracyarimo, ahubwo icyo u Rwanda rwakuyeho ni ububasha bwemerera abanyarwanda kuregera urwo rukiko batarinze gusaba uburenganzira leta y'u Rwanda, kuko nayo ni inenge ya ruriya rukiko nyafurika. Bisaba ngo kururegera leta urega ibanze ikwemerere kururegera. U Rwanda rero rwikuye muri protokole yemereraga abanyarwanda kuregera ruriya rukiko nyafurika batarinze kuyisaba uburenganzira. Donc uwo ni umuco nyarwanda. Rwikura mu miryango mpuzamahanga, rwikura mu nkiko mpuzamahanga, rwikura. Donc icyo ni ikibazo gikomeye. Murakoze Valente kuri ibyo bisobanuro birebana biri tekinike by'amategeko. Alfred, ndagira ngo twongeye tugarutse kuri iyi nama ya Unity Club, abantu bamwe na bamwe muri komanteri za politike mu busesenguzi bwabo bagiye bavuga ko mu kureba kwabo ukuntu Madame Jeannette Kagame ahamagaza inama nka ziriya zikabera mu nteko ishinga amategeko, iyindi yabereye hano muri Convention Center, ko bifite bisobanura imbaraga ashobora kuba arimo guhabwa bitewe n'igitutu wenda kiri kuri Perezida Kagame. Abantu bakavuga bati hari ikintu bihatse bivuga kuba ari uzihamagaza, maybe hari ikintu arimo gutegura. Wemeranya n'abavuga gutyo cyangwa wenda biracyari kuri nivo ya speculation? Gatanazi, ni ikibazo cyiza tugomba kuganiriza abanyarwanda, ariko unyihanganire mbere yuko nkijyaho mbanze mvuge ku bijyanye n'ikirego Kongo yatanze urukiko mpuzamahanga. Nubwo ntari umunyamategeko, ariko sinabura kugira icyo mbivugaho. Nk'uko Valente yabivuze, si ubwa mbere Kongo itanze ikirego, ariko usanga ku nshuro zabanje icyo kirego cyaragiye kizitirwa n'impamvu za politiki. Niba nibuka neza, ikirego cya mbere cyatanzwe muri 2001, ariko nta mezi cyamaze Kongo yahise igikuramo ubwayo. Icyo gihe Kabila yari akimara gufata ubutegetsi muri Kongo. Kongo itanga ikirego iyobowe na Kabila, Joseph Kabila, uyu wagiye muri M23, apana papa we, uwitwa papa we, yari akimara gufata ubutegetsi. Kongo itanga ikirego muri ICJ, ariko irakikura mu bwayo. Kongo yongera gutanga ikirego muri 2006, ni ukuvuga ngo hashize imyaka 20. Icyo gihe Kongo nabwo yari ikiyobowe n'uwo Kabila, ariko nticyakirwa. Noneho urukiko nirwo rutacyakiriye, ruri kuvuga ko rudafite ububasha
bwo kuburanisha icyo kirego kubera ko u Rwanda rutari banza signatory ibintu nk'ibyo ngibyo rutari mu basinyiye ko urwo rukiko rubaho. Urumva iyo nayo ni impamvu ya politiki. Uyu u munsi Rwanda rwanze u Rwanda rwanze ububasha donc urukiko rwanze kuburanisha kuko u Rwanda rwanze kwemera ububasha okay, bw'urukiko. yeah. Ariko nabwo njye mbyita impamvu ya politiki. Uyu munsi turi turi mu bihe bya politiki bitandukanye n'ibyo u Rwanda na Congo byari birimo muri 2001 ndetse binatandukanye n'ibyo u Rwanda na Congo byari birimo muri 2006. Uyu munsi ikibazo cyinjiwemo na Amerika ku buryo butangaje. Amerika yinjiyemo nka torotoro nka biridozeri kubita. Trump yigeze, perezida wa Amerika, abanyafurika bakunda cyane, abanyakenya bamuhimbiye indirimbo, yigeze kuvuga ko amasezerano bagiye gusinya ari ukugira ngo haboneke amahoro, hanyuma amahoro namara kuboneka bakora ubucuruzi binjiza amafaranga ariko banabona umwanya wo gukora ubutabera. Icyo kintu gihe cy'ubutabera cyarantunguye Trump akivuga. Hanyuma ndavuga ni ubutabera bumaze imyaka 20 mirongo ingahe se buzaba? Sinabitindaho cyane ndetse ubanza n'abantu benshi batarabitinzeho. Hanyuma mwaka ushize mu matariki nk'aya y'umwaka ushize, kuko ndumva twari turi kwegera Liberation Day y'umwaka ushize, Kagame ari sanctions, ibihano bya mbere byari byabonetse. Kagame ari kurakara, kwa kundi arakara, aravuga ngo murankangisha ngo ko muzanjyana mu butabera, ngo muzanjyana hese, ngo muzankura hese. Bisobanura ngo Kagame we yari yarabwiwe, yari azi ko ashobora kuzajyanwa mu butabera. Umwaka umwe nyuma yaho ikirego kiraje. Njyewe ndabona, ni imyumvire yanjye, ndabona ibihe kiziyemo, context kijemo, uburyo noneho kiri documente bitandukanye n'uko uburyo cyanditse, bitandukanye n'uko cyanditswe, ndetse na context politique turimo, aho Congo ishaka ubutabera ariko na Amerika nayo ikaba ishaka gushyira pressure ku Rwanda. Kare twari turi kuvuga ingabo, turi kuvuga ubukungu, byose byashyiriweho ibihano, turi kuvuga abayobozi bakuru b'igihugu bose bashyiriweho ibihano. Noneho hajeho n'indi element n'akandi gace k'ubutabera, ko abayobozi b'u Rwanda baba bari abayobozi muri Unity Club, baba bari mu buyobozi n'abahozemo, bashobora kujyanwa mu nkiko kubera ikibazo cyo muri Congo. Nicyo rero, niyo precision nashakaga kongera kuri Congo. Jewe ntago mfite ntago mbifitiye icyizere, ko noneho bishobora kugira icyo bitanga, kuko niyo urebye uburyo ikirego cyanditse rwose, n'abanyarwanda ahubwo bakwiye kugishyigikira, kuko mu bo Congo iri gusabira ubutabera nabo barimo, kuko biranditse neza ko n'abanyarwanda nabo biciweyo kandi bishwe na FPR n'ingabo z'u Rwanda. Rero tugarutse ku kibazo warumbajije uti izi nama ziri kuba ziri guha imbaraga Jeannette Kagame. Nibyo, abanyarwanda babibonye uko nguko, ntabwo bibeshye, niko biri kugaragara. Sinzi, wenda ubwo FPR izabyita ko ari ubudasa. Sinzi niba bijya bibaho mu bindi bihugu ko umufasha w'umukuru w'igihugu ashobora gutumiza abayobozi, ashobora gukura minisitiri w'ubuhinzi mu zindi gahunda yari afite, agakura minisitiri w'ubutabera mu zindi gahunda yari afite, agakura umusirikare mu zindi gahunda yari afite, ngo ngwino hano uze tuvuge kuri ibi ngibi, bitari n'ikibazo prioritaire by'igihugu. Byerekana rero ko, ukareba nuko bari kumwita nyakubahwa nyakubahwa nyakubahwa, ubona yuko bifite ikindi bihatse, ntabura kuvuga ko kijyanye no guha imbaraga Jeannette Kagame. Ubushize turi mu kiganiro narakubwiye, ni Kagame arashaka guha abana b'ubutegetsi,
ariko uburyo ibihe bya politike tugezemo, kontekste politike turimo, ntabwo bari abana bayishobora. Ngira ngo rero FPR ishobora kuba iri guhindura umuvuno kugira ngo ishyireho ihe imbaraga Jeannette Kagame mu gihe byaba bigaragaye ko ikibazo ari Paul Kagame akaba FPR yamwegezayo, ariko noneho igashyiraho Jeannette Kagame. Nayo ni ibintu FPR iramutse ikoze bitadutungura, bakoze amafuti menshi cyane ku buryo bakoze n'ibyo ngibyo ntabwo twatungurwa, kuko n'ibyo bari gukora uyu munsi bigaragaza kwica amategeko, aho simpamya ko Jeannette Kagame aba muri executive ku buryo ashobora gutumiza inama nka ziriya inshuro ebyiri mu kwezi kumwe. Hari rero ikintu bihatse, kandi muri ibyo bihatse harimo no kuba ari gushakirwa imbaraga kugira ngo abe yaba nka backup mu gihe wa wundi ufite ingabo zikomeye ziri gushinjwa ibyaha ndetse nawe akaba abishinjwa, ashobora kuba wenda yashyirwa ku ruhande kugira ngo FPR igume ku butegetsi, ariko ikibufite atari Paul Kagame ubufite, ariko bufitwe n'abamwegereye. Ibyo nabyo ni ipotezi ishoboka ukurikije ibyo FPR iri gukora ndetse n'uburyo izi nama ziri kuba. Murakoze. Valentin, Alfred yabaye nk'ukubaza ikibazo niba biriya bintu bibaho ko mu bihugu runaka cyangwa mu mategeko umugore w'umukuru w'igihugu ashobora gukora ibintu bimwe na bimwe ubundi biri muri executive. Mu butegetsi bwose, donc mu butegetsi burangwa n'imikorere isanzwe, fonctionnement ordinaire ya leta, ubundi ntibyabaho, ntibibaho. Usanga abagore b'abakuru b'ibihugu wenda bakorera mu bindi, bakaba bafite imbaraga byose, ariko ntibagaragare cyane mu kwivanga mu bintu by'imiyoborere y'igihugu. Ariko mfite ukundi mbibona, njya numva abantu benshi babivuga, ntabwo navuga, wenda bashobora kuba banabifite n'ibimenyetso bibyemeza, ariko njye ku giti cyanjye ntabwo mbibona ko uriya mugore yaba ategurirwa gusimbura Kagame, kereka wenda Kagame yapfuye, byo birashoboka, atakiri mu buzima, byo birashoboka, ariko jyewe ntabwo mbibona, kuko Kagame ntaho ataniye n'abadictateur bandi bazwi mu mateka y'isi. Ufashe ba Fidel Castro, we yanageze n'aho yica umugore we. Ufata bakomeye nka ba Vladimir Putin, we yageze aho ahitamo kuba wenyine nta mugore. Bariya bantu baba bafite indwara, n'aba narcissiste cyane, icyo kintu ni ikintu bagira, kandi nta muntu bizera ubaho. Kuza kwa Kagame kwa Jeannette Kagame muri espace politique, jyewe uko mbibona, ni ku giti cyanjye, nta bimenyetso bifatika mbifitiyeho, ni assumption, ni ibintu byo gukeka gusa. Kuza muri espace politique, aza anyuze muri kiriya kintu bita Unity Club. Byonyine ni ibintu nyine byo kubeshya umuryango mpuzamahanga. Ni ihuriro abategetsi bahuriramo, cyangwa babaye muri ubwo butegetsi, ni organisation, na association civile, nubwo ari politiki ifite imbaraga za gipolitike zishe, ariko mu mategeko ni association civile isanzwe. Bagahuriramo bakaganira, bashobora kugira objectif runaka, mission runaka, ariko mu byo baganira
bikaba nyine bigamije umurongo wa politiki. Noneho byo bitanga ishusho, byaganiriwe muri organisation civile ihuza abantu baganira ku bibazo biremereye by'ubuzima bw'igihugu. Ubwo FPR yo irimo iracuruza ikintu gisa nk'aho ari ubwisanzure, nubwo ari abanyepolitike barimo, harimo ariko n'ibice bitandukanye n'abanyamadini n'abaki bose. Noneho icya kabiri, wenda inama yashoboraga kubera muri arena, ni arena harya pa arena ku Ntare Rusororo, kubera ko Rusororo ari permanence ya FPR, bati nitubihajyana wenda birafatiye isura, reka tubijyane mu nteko ishinga amategeko, nta badepite bahagarariye rubanda. Ni muri jewe niyo cadre mbiboneramo, nko gushaka kwerekana ko ari ibibazo by'ubuzima bw'igihugu byaganiriwe, haba mu miryango ya societe civile, haba mu nteko ishinga amategeko iropresenta abanyarwanda, noneho bigafata iyo sura, noneho bikaza gutangwa ko ari ibitekerezo byakomotse mu bwisanzure bw'abaturage n'ababayobora no mu biganiro, noneho kugira ngo bikomeze bibeshye. Ubu ngubu biriya iyo tubivuga, ubu ugiye kureba muri za kaminuza muri Amerika, mu Bwongereza, i Burayi, ubu za artikele ziri kwandikwa kuri biriya bintu ni ibihumbagiza. Abashakashatsi bavuga nyine ko ari ibintu dynamique zidasanzwe ziba mu Rwanda. Donc jewe niyo shusho mbibonamo, nkabifatamo ko ari ibintu byo gushaka kwerekana, kuko biramutse biganiriwe muri guverinoma, ibintu nka biriya biremereye byaba byitwa yuko ari ibitekerezo bya leta yiganjemo FPR, ariko birareka byitwe ko ari ibiganiro byahuriyemo ibyiciro by'abantu batandukanye, ababaye mu butegetsi, ababuhozemo, abari mu miryango itegamiye kuri leta, abari mu madini, abari mu biki, byose bahuriye aho ngaho bakaganira, bakagera no ku myanzuro yitwa ngo gushimangira ubumwe bw'abanyarwanda. Jewe mbibona nka strategie politique yo gukoresha. Hanyuma Kagame kuri jewe ni umunyagitugu mu bitekerezo bye, ugomba gupfira ku butegetsi afite. Ubwo butegetsi ntago mbona scenario Kagame arimo asimburwa n'undi muntu yarekuye ubutegetsi. Njyewe ntago njya mbibona ku giti cyanjye. turerekeza ku musozo w'iki kiganiro. Alfred wigeze gukomoza ku kintu kirebana cyane icy'abandi bita ko ari ugusebya abandi bahoze ari abamambure ba FPR, barimo n'abasirikare, barimo n'abahoze ari abantu bayiyoboraga nka ba Rudasingwa yari secrétaire général wayo. Biriya bintu bifitiye objectif, kuba bavuga izina ry'abantu ry'umuntu nka Kayumba, bakavuga Rudasingwa, bakavuga undi, bifitiye objectif muri biriya bintu Gatanazi, urakoze ku imbere y'abanyarwanda. urakoze ku kibazo umbajije, kandi ndumva nakubakira ku byo Valentin amaze kuvuga. Biriya bintu ibi by'inama za Unity Club, tutagiye ku gusebya abahoze mu ngabo z'u Rwanda cyangwa se mu buyobozi, biriya bintu bya Unity Club Valentin yavuze ngo ni stratégie politique. Bien sûr, stratégie politique. Valentin yavuze ati Kagame ni nk'abandi ba dictateri. Yego, ni nk'abandi ba dictateri, ariko hari akarusho Kagame afite, kuko we reka wenda sinkoresha terime yo gushora, ntago we yashoye umugore we, nako we yashyize umugore we mu bya politiki y'igihugu, mu buyobozi bw'igihugu yashyizemo umugore we. Ubundi abadiktateri akenshi bakunze kutatuma abagore babo bajya mu ibyo ngibyo. Iyo strategie politique rero igamije guha imbaraga Jeannette Kagame
njyewe nayibona nko mu gihe habayeho regime change mu Rwanda, kuko iryo jambo rya regime change ntabwo ari njye warizanye. Iryo jambo ryazanywe na Anthony Blinken igihe yari yaje i Kigali, ngira ngo ni mu kwa kane kwa 2023. Yari ari kugerageza kureba uko yafunguza Rusesabagina, nibwo yavuze ati iki gihugu kigomba kuba mu regime change. Nabyo ni ibintu byavuzwe ariko bitambuka inaperçu, ariko FPR yo yaritaye mu gutwi. Haramutse habayeho regime change, ntago ari perezida tujye dushyira mu gaciro. FPR turayizi uko ikora, ntago ari perezida w'inteko ishinga amategeko cyangwa wa sena wafata ubutegetsi, ntago ari perezida w'urukiko rw'ikirenga wafata ubutegetsi, nta nubwo ari abajenerali birirwa batukana bafata ubutegetsi. Oya, haramutse habayeho regime change, uwafata ubutegetsi ni umuntu uri guhabwa imbaraga uyu munsi, ni umuntu uri guhabwa podium uyu munsi, ni umuntu uri kuorganiza ibyo biganiro bivuga ubutwari bwa FPR n'umugabo we. Tubereye liste, ntago FPR turayizi, tubanye nayo imyaka 30 njye mbanye nayo imyaka 32. Harababanye nayo mbere yuko ifata ubutegetsi. Ntago FPR ishobora kubahiriza itegeko nshinga haramutse Kagame aramutse atakiri kuri iriya ntebe. Rero ni uko nguko nabivuga. Hanyuma rero ibintu byo gusebya abahoze mu ngabo no mu buyobozi, twicaye, reka nanjye mvuga ko nicayemo, twicaye muri Unity Club irimwo abahoze mu buyobozi n'ababurimo uyu munsi, ariko bari gusebanya. Uriya ntiyigeze ayobora, uriya ntazi kuyobora platoon nubwo ari generali, uriya ni igisambo, uriya ndetse n'uriya wundi bashakaga kuba ba perezida, ariko kuba perezida nubwo atari bibi, ariko bose ngo bashakaga kubera perezida ngo icyarimwe. Ibyo ngibyo nyine icyo bigamije ni ukubwira abantu ngo aharamutse hagize ikiba, bariya bari hanze nta mbaraga bafite, ntimuzabiteho, ntimuzabumve, dore uwo mugomba kumva n'uyu. None se wavuga ko abo bantu bahunze bamaze imyaka uretse mbare 16 bahunze, umaze mike yamaze 16 ahunze, mw'abo bantu bavuzwe babagaruye mu iyo nama batese, uretse nyine ko baba bari kubasebya no kugira kwerekana ko bo reputation yabo ari mbi, ko ufite reputation nziza ari uwo nguwo uri gukoresha amanama atanafitiye ubushobozi bwo gukoresha. Ndumva bigaruka kuri cya kindi cyo guha imbaraga Jeannette Kagame, guha imbaraga Kagame na Jeannette Kagame n'umuryango wabo bose, abandi akamaro baba baragiriye kiriya gihugu, imirimo baba barakoze mu nshingano zabo ntacyo bivuze, kuko nta bushobozi bari bafite, ntabwo bari bazi ibyo bakora, ntibazi kuyobora. Abandi bashatse kuba ba perezida batagomba kuba, kuko ugomba kumuba n'uwo nguwo bari kubereka. Jyewe mu by'ukuri ntibintangaza, kuko niyo metode ya FPR, natwe baradusebya, natwe hari ibyo batuvugaho, n'abandi bose barabavuga, ariko specifically muri kiriya nama yateguwe muri cadre idasobanutse, gusebya abantu bakagombye kuba baba mu iyo nama bakabasebya, bafite uwo bashaka kuzamura, bafite uwo bashaka guhesha popularite, guhesha ikuzo mu baturage, kugira ngo, kuko Gatanazi, buriya nasomye igitabo cya Kizito ntungurwa no kubona uku, ntago nari nzi ko FPR itinya abazungu, ntago nari nzi ko FPR itinya abazungu pe. Mu gitabo cya Kizito bari kumutorotira mu biro bya Bernard Makuza, hari na Ines Mpambara. Ines Mpambara yakiraga ibibazo kuri telefone,
Kizito yandika mu gitabo ko ibyo bibazo probablement urebye bishobora kuba byari biri guturuka kuri Kagame ari we ubibaza Ines Mpambara akabibaza Kizito. Yaramubajije ngo ese ngo hari abazungu bakwemereye kukugira perezida w'u Rwanda? None umwe mu bazungu bakomeye ku iyi si niba avuze ati iki gihugu kigomba kuba muri regime change, urakeka ko FPR igomba kwitwara ite? Niba igihugu gikomeye ku iyi si cyahaye FPR ubutegetsi kiri kuyifatira ibihano bimeze kuriya, kandi bavuze ko hari n'ibindi biri imbere, inkwi n'amazi biri inyuma, uragira ngo FPR yitware gute uretse kuba yashaka uwe izamurira agaciro, uwe izamurira popularite mu gihe abandi iri kubashyira hasi? Nibaza ko ari ni imyitwarire yumvikana, ni imyitwarire yumvikana bitewe n'ikibazo FPR ifite. Urakoze. Valentin Akayezu ni nacyo kibazo cya nyuma, ariko nawe ni ikibazo Alfred akomojeho. Wowe ubivuga iki kuri kiriya kintu kirebana no kujya muri public kuvuga ku bahoze bari mu butegetsi bari kumwe, babasebya ko hari ubushobozi buri de base umusirikare wese agomba kuba afite, bavuga ko batabufite, n'ibindi byinshi, bavuga n'abahoze ari abasivile? Ubyakira ute? Ubisobanura ute? uwo ni umuco wa FPR Inkotanyi. Iyo uwo batavuga rumwe wese agomba gutukwa, agomba gusebywa, ari Kagame ubwe aratukana, agira imvugo nyandagazi mu kanwa ke. Noneho n'abandi, ndibuka bakuraho Pasiteri Bizimungu mu nteko ishinga amategeko. Nyuma yaho Rutaremara bari mu kiganiro, ndumva ari kuri radiyo BBC icyo gihe, Gahuzamiryango, yavuze ngo Pasiteri Bizimungu n'ubundi ngo muri 73 yari yarigeze kwiyubaha. Kwiyubaha mu kinyarwanda ni ugusara. Noneho kavuga ute se, ni gute abantu bari bazi ko umuntu yigeze gusara barangiza bakamushyira imbere ngo ayobore leta y'inzibacyuho? Ni nka biriya nyine muvuga umuntu nkayibingira, bavuga yuko atarazi no kwandika, yigiye inyuguti ya i y'akajinga muri kiste, akajya hariya akavuga ngo Kayumba Nyamwasa ngo ntiyashoboraga no kuyobora paratuni, ariko akarenga akaba chef d'état major. Tito Rutaremara igihe bakuraho Sebarenzi Kabuye Joseph ku buyobozi bw'inama ishinga amategeko, icyo gihe nabwo yagiye kuri radiyo ajya kumuvuga turiya tujya kumureba aho yari atuye ngo mu Kiyovu cy'abakene. Harimo n'imvugo bagira, aravuga ngo bajya kumureba, ngo tujya kumureba ngo mu Kiyovu cy'abakene aho yari atuye, ngo twaragiye tugeze iwe ngo dusanga yicaye ku ibaraza ngo ari kurya ubugari. Uri kumva umuntu nk'uwo nguwo bakuraho ntawe ukuri ryayo Jean Damascene ku buyobozi bwa Sena. Tito Rutaremara navuga ngo uyu nguyu ngo wakirizaga ngo umuntu umwe ngo miliyoni imwe ngo yo kwakira abashyitsi. Donc iyo bitagiye kuri karagiteri y'umuntu, kuri personalite y'umuntu, binjira mu muryango we, bakinjira mu mibereho yabo. Ibintu bya Unity Club rero n'amagambo yavugiwe ejo bundi, jyewe mbibona muri iyo continuité. Ni umuryango ushingiye ku gusebanya. FPR Inkotanyi imiyoborere yayo niyo ngiyo, character assassination, ni icyo ngicyo, ariko bakabikora mu bupfu n'ubuswa bwinshi. Kuri jyewe ba Kayumba, ba Karegeya, ba Rudasingwa, ba Mupende, ibyaha byabo ni ibihe?
kuri jyewe icyo FPR ibangira urunuka ni iki? Ni Rwanda briefing. Iriya nama yari igamije kwiga donc guhamagarira abahutu gusaba imbabazi. Ibyo mwarabyumvise ko ari bagomba kwatura, nubwo yavuze ngo abantu ngo nimwature mwibohore, ngo nabonye hari ababitangiye, ariko ababitangiye nta mututsi tubonamo, ni abahutu gusa nibo bagomba kwatura. Bavugamo kuri jye rero naho njyewe mpita ngenda nkahita nsubira mu 2010 cyangwa na 12 ubwo bariya abagabo bandikaga Rwanda briefing. Rwanda briefing yaje ivuga ibyo FPR iri gukorera ubwoko bw'abahutu uyu munsi. Bamupende ibyo bagiye bashinja FPR murabizi. Kubagarukaho rero bakajya babasebya kuriya, njyewe naho ngaho ngenda nkahita mbishyira ni dore icyo bapfuye na FPR nyakuri ni iki ngiki. Nubwo bafite ibyo bashwaniye hagati yabo, ariko noneho icyaha cyarengeje ibyakwihanganirwa mu maso ya FPR Inkotanyi, bakora n'izo sakirirego zo gushaka kumvikanisha yuko umuhutu hari uburibwe yaba agira nawe nk'undi muntu wese. Ejo nibwo nabonye nijoro, nari ndimo nsoma ibyiriwe kuri za Twitter za X, mbona Twitter y'uwitwa Kabagambe Ignatius ari kwandika ngo hari ibintu byavuzwe ngo ntibyagezwa kuri rubanda kandi biba byavuzwe. Kagame kuwa gatandatu mu ijambo rye yageze ahantu yibasira ngo harimo abantu ngo abantu baba bafitanye amateka n'ibi bibazo byacu, ngo ariko ngo wabavugaho ngo bakigira nabi, ngo muri ibiki, ngo muri ibiki n'ibiki. Noneho njyewe nari nayobewe icyo ashaka kuvuga, ariko naje kubibona muri iyo X message ya Ignatius Kabagambe, aho yavugaga ko bavuze kuri Bernard Makuza ko ku magambo ngo yaba yarise Bizimana Jean Damascene ngo ni nyagasani igihangange Bizimana, ngo bakavuga yuko ngo atishimira ibyo Bizimana avuga kuri se Makuza. Kagame akaba ari nawe mujinya yari afite avuga ngo ngo harimo ngo abantu ngo batagomba gukorwaho, ngo muri ibiki se, ngo muvuze iki? Iryo jambo mwongere musubiremo muraryumva. Donc niho nahise byumve ibyo bintu rero byo gusebanya, byo gutukana. Donc ni politike ya Perezida Kagame, ni umurongo wa FPR Inkotanyi. Iyo wanze umuntu ugomba kumusebya, ugomba kumutuka, ugomba kumwangisha rubanda, ugomba kumwambura ubumuntu, ugomba kumwambura ishema. Ngiyo imyumvire la filozofi politike ya FPR Inkotanyi. Jewe nuko nguko mbibona, kandi ni nako bigaragara. Numva rwose 100% ntaho nibeshya na gatoya, kuko ibyo batwereka nibyo duhamya uyu munsi ko ari byo ikora umunsi ku wundi. Murakoze. mwakoze namwe. nari nabatumiriye Alfred Antoine uzaba akiriho, ndetse na Valentin. waretse nkavuga akantu gato wowe kabyara uri gusoza. Yego. Ihangane gato kuko Valentin yakoze hasi anyibutsa ibuye, ari kuvuga ati politiki ya Perezida Kagame na Unity Club, mpita nibuka ko nako n'imvugo nyandagazi ndetse na Unity Club, mpita nibuka ko imvugo nyandagazi ziganje mu banyarwanda uyu munsi zose zaturutse mu munwa wa Perezida Kagame ubwe. Ibigarasha, iryo jambo ni Perezida Kagame warizanye, ari kuvuga aba bagarutsweho ejo bundi igihe bahungaga. Ibigarasha bicitse, amazirantoki, ayo ni amagambo Perezida Kagame yavuze ubwe mu kanwa ke. Ibifobagane si we warizanye, abapumbafu si we warizanye. Ayo ni amagambo, ayo ni makeya nibutse ubu yazanywe, yavuzwe, imvugo z'inyandagazi, ibitutsi
byazanywe na Kagame, uwo nguwo wari umutumirwa mukuru muri Unity Club. Njyewe icyo nabwira abanyarwanda kuri ibyo ngibyo vraiment ni uko FPR yataye popularité, biragaragara, bimaze kugaragara ko FPR yataye popularité, haba ndetse tuvuge tugarutse kuri jenoside yakorewe abatutsi, mwabonye yuko hariho n'irindi shyirahamwe ryo ryiyomoye kuribuka. Urubyiruko uyu munsi biragaragara ko rutakiri kumwe na FPR, biragaragara mu rubyiruko ko abajene rwose bafite ukundi kuntu biyoruganiza, mujya mubibona kuri za social media. Ikintu nabwira abantu bakiri kuri FPR, Gatanazi wambwiye kuri gusoza, FPR nibayireke bayiveho, kuko nibatayivaho izabahemba nk'uko yahembye Kayumba. Valentin yabisobanuye neza, niko FPR ikora, iragusebya ikakwandagaza. Urakoze cyane. Reka mbashimire mwembi rero kuba mwaje gutanga ibitekerezo byanyu kuri iki kiganiro cyavugaga ku bwinshi bw'inama za Unity Club Intwararumuri n'icyo bisobanuye abanyarwanda bakwiye gusobanukirwa. Mwakoze cyane, nahangaha dusorera ikiganiro. Urakoze Urakoze cyane, umugoroba mwiza mwese.